Hari abaturage benshi nagiye nganira nabo bagenda bampa amakuru y'aba bageni bombi bari bakoze ubukwe kuri uyu munsi, cyane ko n'abo baturage aribo bari bitabiriye ubu bukwe bwabereye ahantu ho mu cyaro. Bagiye bambwira ko ngo umugabo ushaka kubaka muri iki giturage cyangwa se ahangaha muri izi karitsiye yemera kuba inganzwa, ubundi urugo rukabona urwubakwa neza nk'uko bagiye baduha ubuhamya bw'ingo zigiye zitandukanye. Ngira ngo uri kugenda nawe ubibona neza kuri screen yawe. Ibyo ntibyagiye binatangaza abantu benshi cyane, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikorera ahangaha muri iki gihugu, tutirengagije ko hari n'abanyamakuru barenze umwe. Ngira ngo Scovie ahangaha ntiyahabuze, ndetse aha twagiye tunabona abandi bantu bari batumiwe n'abangaba bakoresheje ubukwe. Ngira ngo muri kubona aho ngaho ibumoso bwa screen yanyu uwitwa Nzovu muramuzi ko ari umunyarwenya uri gusaza, twavuga ko ari umunyarwenya ucyuye igihe ariko ukibirimo neza. Ngira ngo mu minsi yashize ni nabwo mwagiye mumubona we na Yakamwana bagiye hariya muri Genesis Comedy, aho bagiye basetsa abantu benshi, abantu navuga ko atari bakeya bagiye baseka kubera uyu Yaka ndetse n'uyu Nzovu rero akaba yari umwe mu bantu bari baje gususurutsa ubu bukwe bw'aba ngaba bombi. Ngira ngo wowe rero niba uri kugenda ubyibonera neza, uri kugenda wibaza uti ubundi ni iki kidasanzwe ahangaha, ni ibiki twavuga ko byatumye uyu mugabo yitwa inganzwa kugeza ubwo n'abanyamakuru babijemo. Wowe rero niba utarabibona neza, nta kindi usabwa usibye kugenda untega amatwi cyangwa se ukaza kubana nanjye tukaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza ibi ngibi, cyane ko ubu ari ubukwe bwabaye kuri uyu wa kabiri. Ntekereza ko ari tariki ya mbere, ubwo abangaba bagiye batubwira ko basengera mu idini rya Eyari niba ntibeshye neza nk'uko abaturage bagiye babimbwira. Ntekereza ko ngo uyu munsi ari wo munsi basabye kugira ngo bihure n'uyu munsi w'ubwigenge. Ubwo reka nizere ko rero aya makuru tugiye kuyabanamo tukaza kugerana ku musozo wayo byose nabikubwiye. Ongera volume hataza kugira ijambo na rimwe rigucika, ariko kandi ndacyabwira nawe ukigera kuri iyi miyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere gukora subscribe cyangwa se abone, ubundi tukajya twibanira muri aya makuru tugutegurira buri uko bwije nuko bukeye. Kariya kantu k'inzogera ntukirengagize, ni ingenzi kuko karakenewe kuko iyo gafunguye ntago wakira notification iyo twaprodinze inkuru cyangwa se iyo dushyizeho inkuru. Komeza ubone nanjye uri kumva kuri izi mikoro, nkaba nitwa Sharire OG umuhungu w'Imana. Yes, ngira ngo watangiye ubyumva kuba ari ubukwe budasanzwe, gusa ngewe ijambo nkigarukaho ni rimwe naje kubwirwa n'abaturage bavuga ko ahangaha muri iki giturage cyangwa se ahangaha ubu bukwe bwanabereye muri rusange. Ngira ngo uri kugenda ubibona ni ahantu ho mu cyaro, ntago ari ahantu twavuga ngo ni mu mujyi cyane, ariko kandi ninza kwakubwira uraza gusanga wenda atari no mu cyaro, kubera ko nubwo uri kugenda uhabona ibintu by'intoki n'ibiki, haraguru gato hari umuhanda wa kaburimbo. Ntago twavuga ko ibikorwa remezo bidahari, nuko wenda hari abantu bashatse koroshya ibintu byabo nk'uko nagiye mbikubwira. Aba bakaba basezeraniye mu idini rya Eyari. Eyari ubundi ni bamwe b'abaporoso, mujye muri comment mubimbwire, ntago ibintu by'amadini njya mbisobanukirwa neza. Mw'abantu mwataza kugira umuntu untera amabuye ati ntaho ugira usengera, ibyo ngibyo ntago twabitindaho kubera ko naje gusanga idini atari ryo rizajyana umuntu mu ijuru, ahubwo kubanye n'Imana nicyo gisobanuro cy'uko ushobora kuzaritaha cyangwa se nturitahe. Ntazagire ukubeshya ngo idini ngo ibiki n'ibiki. Ubwo niyo mpamvu ndi kuvuga ni Eyari niho bakunze kwita abaporoso, cyangwa njyewe mba ndi kugendera mu kigare ntazi iyo biva niyo bijya. Gusa mwebwe mubizi kundusha, mujye muri comment mubimbwira, ubundi tugende twikomereza n'iyi nkuru yaje kuba kuri uyu munsi. Nabikubwiye n'ubukwe bwabaye kuri iyi tariki ya mbere z'uku kwezi kwa karindwi. Uyu munsi ngira ngo ni wa munsi navuga ko ari umunsi w'ubwigenge
ubwigenge ku banyarwanda bose, ndetse abangaba bakaba ari bo banahisemo uyu munsi. Ubwo ntekereza ko ari mu mibyizi, ntabwo ubundi dusanzwe tumenyereye ubukwe buba mu mibyizi, ari nayo mpamvu bamwe bagiye bavuga bati uyu munsi abangaba nibo bawutoranyije kugira ngo bihure n'uyu munsi w'ubwigenge, ibintu birushaho kugenda biba neza cyane. Ngira ngo rero wahise ubyumva ko nagarutse muri aya makuru. Aya ni amakuru y'abagezweho, ni amakuru udakwiye kureka kumva kuko ni ingenzi. Nizere ko rero nawe utarakora sabone cyangwa subscribe, aka ariko kanya keza ko kubikora kugira ngo turusheho kugenda tubana neza. Mu buryo rero bwo kugira ngo ducunguze uburyo umwete, reka twihutishe kuko igihe aba ari gitoya, igihe kirahenda, igihe ni amafaranga. Bityo rero reka nisuhurize mwebwe muneze amatwi kugira ngo duhite dutangire neza tudatinze. Mwebwe muneze amatwi muri mu ntara y'amajyepfo, abanteze amatwi bari mu ntara y'amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, by'umwihariko namwe duhorana muri uyu mujyi wa Kigali, reka nizere ko mwese muri amahoro kandi mukomeze mugubwe neza, kandi Imana muri komeze ibishimire. Aya makuru tugiye kuyabanamo mumeze neza, ndabyizeye. Ariko ntago nabura kubwira n'abandi batamerewe neza, siko twese tumeze neza, ibyo tujye tubyemera kandi tubyegereze n'umutima. Wowe rero utameze neza, niba urwaye humura, uyu munsi bishobora kuba byanze banaguhaye transfer, ariko senga Imana uyizere yagukiza, kandi ni ibintu biba byoroshye kuri yo. Rero data wa twese uri mu ijuru akomeze yoroshye ubuzima bwawe. Nisurije n'abadiaspora batuye kuri mugabane wa Afurika ndetse n'abatuye ku mugabane w'i Burayi, mwese ndacyabibutsa ko ishakiro ry'amakuru yizewe nk'aya ngaya nta handi uzigera uyasanga usibye kuri uyu miyoboro wa YouTube channel n'isharire OG TV, nanjye ukajya uhora unyumva kuri izi mikoro uko bwije nuko buke. Twagiye rero ahangaha ni mu ntara y'amajyaruguru, ahangaha ni mu karere ka Burera. Ibi ngibi byabereye hafi neza y'umurenge wa Base. Ubwo birumvikana nta nubwo twagiye kure ya hariya, kuko iyi nkuru njya kuyikora n'ubundi nerekezaga muri biriya bice by'i Musanze. Sinzi wahise ampamagara arambwira ngo hano hari inkuru nawe ushobora gukora igatangaza abagutega amatwi ndetse n'abandi bose bashobora kuba bagukurikira umunsi ku wundi. Ibyo ngibyo rero byatumye nkatayo cyane ko atari kure ya hariya kuri Base. Ubwo abazi kuri Base ahangaha bashobora guhita bahazaho urusengero rwa Eyari ruri, ubwo ni naho ibi ngibi byabereye, aho bamwe mu baturage bagiye bambwira ko ngo ahangaha umugabo utemewe kuba inganzwa adashobora kubaka urugo, ngo kuko ngo bagiye babona ko inshuro nyinshi zisenyuka, bamwe mu bagabo bakigira mu gihugu cy'abaturanyi bahunze ingo. Bityo rero ngo akaba ari nayo mpamvu uyu nguyu bakomeje kumubwira ko yabaye inganzwa biturutse uko ibi ngibi ngo byagiye bigaragarira abari batashye ubu bukwe. Ngira ngo nawe uri kugenda ubyibonera ku mashusho, aho nyine ngo bagendaga bashyiramo utuntu tw'utumanyeri mu kwifotoza kwabo abaturage, bitewe n'uko rero bazi imibanire y'ingo z'iki gihe, cyangwa se y'ibyo bagenda banibonera ku bazishinga muri iki gihe, bakagenda bamubwira ko ngo yabaye inganzwa kabaye, ngo ari nayo mpamvu baje kugenda bifotoza muri ubwo buryo namwe muri kugenda mubona butangaje, aho umugeni yaje kwicara gutyo, undi nawe akaza amwicara gutyo nk'ugiye konka ibere. Ariko se kandi ngo koko ibi ngibi nibyo byaba bitera kuba umuntu yaba inganzwa? Ibyo ngibyo rero byaje gutuma negera pare ndetse na Marene ngira ngo uri kugenda umubona, ndetse niwe uri kugenda wesista, cyangwa se uri kugenda abwira akomveka umukwe ati mwegere, ati kora aho ngaho. Ariko kandi uri kubona ko pare we ameze nk'umuntu utangaje, yasetse avuga ati ibi ngibi byo noneho ndabishyira hehe. Ari nayo mpamvu ubukwe rero bwatangaje abantu benshi, wabonaga ari ubukwe bworoheje ariko kandi bunihagazeho ukuntu, kuko abantu babashije gutumira uyu nguyu Nzovu akaza kubanezeza, nubwo wenda Nzovu atagoranye kubicira, ashobora guca ku muntu wamutumiye mu kirori runaka, ariko abantu benshi bagiye bavuga bati byibuze ntacyo urahatwitse nubwo umugabo wawe ari inganzwa. Ubwo nabajyanaga bavuga ko ngo umugore w'uyu mugabo, abo ngabo nyine mubona bakoze ubukwe, ngo umugore ari we ahanini ufite ifaranga, ngo bivuga ko ngo ashobora kuba yarongoye umugabo. Izo mvugo rero zose nizo zagiye zituma mbihuriza hamwe, ndavuga nti reka mbigeze ku banteza amatwi nabo bagende basobanukirwa neza ibi ngibi biba biri kugenda bivugirwa aha mu ntara y'amajyaruguru, by'umwihariko mu karere ka Burera. Reka nizere ko rusobanukiwe neza uko byari bimeze, nkushimira nkubwira ngo bakoze kunega amatwi
tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere, nyumvaga kuri mikoro nitwa Sharire OG. Asante sana.